Imana ihabwe icubahiro. Uyu ni umunsi mwiza yongeye kuturemera kugira ngo tuyishimiremo, tuganire ijambo ryayo. Reka tuyishimire kandi dusaba Mwuka Wera kugira ngo aze abane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana, nongeye kuguha icubahiro kuko twabyutse amahoro, turi bazima, tubonye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndasaba kugira ngo Mwuka Wera azabane nanjye, Mwuka Wera agenderere abantu bose bazumvira ijambo, yaba guhera uyu munsi, yaba ejo, yaba mu myaka 10, 15, 20 iri imbere, kuko ijambo ryawe iyo riteye buri gihe ryera imbuto. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Uyu munsi numvishe umwuka w'Imana, si n'uyu munsi gusa, guhera nkimara kumenya ko ari nje uzatanga ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Nasabye Imana nanatekereza kugira ngo ndebe n'iki nzasangiza ubwoko bwayo. Imana numva ko ishira ijambo mu mutima rijyane n'imidugudu y'ubuhungiro. Uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana tuganira ku midugudu y'ubuhungiro. Reka dusome muri Yoshua imirongo itari mike, dusome 9 twihuse kugira ngo tubyumve neza. Turahera mu gice cya 20 umurongo wa mbere kugeze ku wa 9. Uwiteka abwira Yoshua ati, bwira Abisirayeli uti, mwitoranyirize imidugudu y'ubuhungiro iyo nabategekesheje ururimi rwa Mose, kugira ngo gatozi wishe umuntu wese atabyitumye cyangwa atabizi ayihungiremo, kandi izajye ibabera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi. Gatozi uhungiye muri umwe muri iyo midugudu azahagarare ku irembo ry'uwo mudugudu, yisobanurire abatware bawo, nabo bazahera ko bamwinjiza mu mudugudu bamuhe ahaba. Kandi umuhozi namukurikirayo ntibazamuhe gatozi ngo amuhore, kuko yishe mugenzi we atabyitumye, adasanzwe ari umwanzi we. Nuko azagume muri uwo mudugudu kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro gucirwa urubanza nabo, ukageza n'igihe umutambyi mukuru yasanze mu batambyi azapfira. Maze gatozi azahera ko agaruke iwabo mu rugo rwe mu mudugudu yahunzemo. Nuko bitoranyiriza Ikadeshi y'i Galilaya mu gihugu cy'imisozi y'i Bunafutali, n'i Shekemu mu gihugu cy'imisozi y'i Efurayimu, n'i Kiriyataruba ariyo Heburoni mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda. Kandi hakurya ya Yorodani iburasirazuba bw'i Yeriko batoranyayo i Beseri mu butayu bwo mu bitwa h'umuryango w'Abarubeni, n'i Ramoti y'i Galeyadi h'umuryango w'Abagadi, n'i Golani y'i Bashani h'umuryango w'Abamanase. Iyo niyo midugudu yakubitiwe Abisirayeli bose. Umunyamahanga wese ubasuhukiyemo kugira ngo uwishe umuntu wese atabyitumye azahungireyo, ye kwicwa n'umuhozi kugeza ubwo azahagarara imbere y'iteraniro. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana kuko turyumvise rivuga imidugudu y'ubuhungiro. Imana imaze kurema umuntu agacumura, mu by'ukuri urukundo rwayo rurenze rwatumye ikunda umwana w'umuntu, rwatumye ikunda umunyabyaha, byatumye ikunda uwamuhemukiye, rwatumye ikunda umuntu yaremye ariko akamusuzugura, akanga kumva itegeko rye. Urwo rukundo nirwo rwagiye
Imana itwiyereka igenda igaragaza uburyo idukunda kugeza ishizeho umugambi wo kuducungura. Abisirayeli bava mu Egiputa, Imana ibajyana mu gihugu yari yarabasezeranyije. Bageze mu butayu yagiye iha Mose amategeko atandukanye, inabategura uburyo bazitwara bamaze kugera mu gihugu basezeranyijwe. Igenda ibiyereka ibabwira ntimuzakora ibi, muzakora ibi, ntimuzakora ibi, muzabigenze gutya. Igenda ibiyereka mu mategeko cyangwa se no mu buryo yahaye Abisirayeli. Mu byo yababwiye, yari yarababwiye yuko izaba nibamara kugera muri kiriya gihugu bagomba kugabana. Ni ukuvuga ngo hakabaho uburyo bazatura. Mose uburyo yagombaga kubatuza, kugeza Mose murabizi ko atari we wabagejejeyo, kugeza igihe cya Yoshua. Bamaze kugerayo, buri muryango, imiryango 11 y'Abisirayeli bagiye bahabwa ahabo. Bakavuga ati wenda abo mu muryango wa Yuda muture mu gice cy'amajepfo, abo muri uyu muryango muraturaha, abo uretse umuryango w'Abalewi. Ni ukuvuga ngo mu miryango 11 yari ifite gakondo, ariko umuryango w'Abalewi niwe utari ufite gakondo, kuko Imana yari yarababwiye ati mwebwe gakondo yanyu ni njyewe. Ntabwo Imana yabahaye gakondo yo kuvuga ngo ubu butaka ni ubwanyu, ahubwo icyo yakoze yaravuze ngo muzagenda muri ya midugudu ya miryango yindi 11. Bagendaga bashiraho agace cyangwa se iyindi midugudu yagenewe Abalewi. Ni ukuvuga ngo babatambyi b'Imana bo bagombaga gutura mu yindi midugudu yari amazu yandu yarasigaye. Mu kubatuza rero babonetse batuye mu midugudu 48. Abo ndavuga Abalewi. Muri iyo midugudu 48, Imana yari yarabwiye Mose, ibwira na Yosuwa twasomye ko bagomba gutoranyamo imidugudu imwe yejejwe, bakayihitamo, bakavuga ati iyi ngiyi muri iyi midugudu 48 hariho imidugudu 6 muri iyi midugudu y'Abalewi igomba gutoranwamo ikitwa cyangwa se ikaba imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu uburyo yatoranyijwe, Abisirayeli bamaze guhabwa igihugu, hari imiryango imwe yatujwe hakurya ya Yorodani n'iyindi hakuno ya Yorodani, bitewe naho bambukiye naho binjiriye. Murabizi ko bazamutse baza nko guturuka ruguru y'igihugu, noneho bambuka bajya i Kanani. Hari imiryango rero yasigaye hakurya cyangwa se batuje hakurya. Hari n'indi miryango bambutse Yorodani nayo bayituza hakuno. Mu gutoranya rero imidugudu y'ubuhungiro, mu by'ukuri bafashe imidugudu 3 hakurya ya Yorodani n'iyindi midugudu 3 hakuno ya Yorodani. Cyangwa se reka mbivuge gutyo ngo imidugudu imwe mu burasirazuba, iyindi iburengerazuba bw'i Kanani, cyangwa se ukurikije Yorodani uko yari imeze. Muri iyo midugudu nayo uburyo bagiye bahihitamo kugira ngo bahitemo iyo 6, bafataga mu majyaruguru y'ako gace, tuvuge hakurya ya Yorodani, hari umudugudu batoranyije mu majyaruguru, wundi hagati no mu majyepfo. Hakurya cyangwa se hakuno na Yorodani nabyo byaruko. Ni ukuvuga ngo imidugudu ko ari 6 y'ubuhungiro yari located cyangwa se yari ipanze mu buryo amajyaruguru, hagati no mu majyepfo y'igihugu. Ubwo ni ku ruhande rumwe rwa hakurya ya Yorodani. Hakuno ya Yorodani naho mu majyaruguru umwe, hagati uwundi, hepfo uwundi. Impamvu yari yihe? Impamvu iyo yari imidugudu y'ubuhungiro aho umuntu wabaga yishe umuntu atabigambiriye yashoboraga kwiruka akagerageza uko ashoboye kose kugira ngo agere kuri wa mudugudu w'ubuhungiro. Igihe cyose yafatwaga ataragera muri wa mudugudu w'ubuhungiro yaricwaga, yarapfaga.
ariko igihe cyose yabaga amaze kwinjira mu mudugudu w'ubuhungiro, Gahozi cyangwa se uriya wari uje gukora vengeance cyangwa se kwihorera, ntabwo yashoboraga kwinjira ngo amusange mu mudugudu w'ubuhungiro aba ari hamwicira, ntibyashobokaga. Iyo midugudu rero yapanzwe ku buryo byorohera abaturage b'Abisirayeli, ku buryo utuye mu majyaruguru byiza kumworohera kwiruka akagera kuri uwo mudugudu, utuye mu muco hagati nawe bimworohere kuba yakwiruka akagera kuri uwo mudugudu uri mu gihugu hagati, utuye mu majyepfo bityo nawe akaba yagerageza kwiruka akagera. Ni ukuvuga ngo imidugudu bari barayishizeho mu buryo yashoboraga gutabara abantu mu buryo bworoshye. Ariko tubyumve neza, umuntu wirukaga wese ajya muri iyo midugudu y'ubuhungiro yabaga ari umuntu wakoze icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye. Iyo yageraga mu marembo y'uwo mudugudu ngo yahasangaga abakuru, uko ageze muri ba bakuru agahita yisobanura, nabo ngo bakabigenzura bakamubaza ibibazo basanga koko yari accident. Hari aho ijambo ry'Imana ritanga urugero rikavuga ati, tuvuge ushobora kuba ufite ishoka uri gutema igiti, ngo wakubita uko uri gutema igiti yashoka igakuka, hanyuma ishoka ubwayo igasimbuka ikaba yakubita umuntu agapfa. Icyo gihe yishe umuntu atabigambiriye, ariko umuntu yapfuye. Bitandukanye naho ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu nazaba afashe icyuma cyangwa igiti cyangwa ibuye agahonda umuntu akamwica, ibyo ngibyo ntabwo bivuga ngo ntiwabigambiriye. Uko niko imidugudu yari yubatse cyangwa se yari iteguwe. Ninde wategetse ko iyo midugudu ibaho? Ni Imana yonyine ubwayo. Kubera iki? Kubera urukundo rwayo. Ari narwo cyane cyane nshaka kugira ngo mwumve ukuntu Imana yateguye umugambi wo kuducungura kuva na kera, no mu bihe byose yagendaga ishyiraho inzira zo kuducungura. Kandi mwibuke yuko Imana yari yarabwiye Abisirayeli ngo igihugu cyamenetsemo amaraso, ayo maraso ahinduka nk'umuvumo kuri icyo gihugu. Iyo abantu bari kwicana, mu by'ukuri haba harimo umuvumo. Kubera iki? Kubera amaraso y'abantu. Impamvu rero Imana yari yarashizeho ibyo kwari ukugira ngo abantu birinde gukomeza kwicana, n'uriya yica undi, n'undi nawe ahore n'undi yice, kuko ayo maraso yakomezaga ameneka muri icyo gihugu, byari kuzana umuvumo kuri cya gihugu Imana yabasezeranyije. Uwishe umuntu atabigambiriye yashoboraga guhungira aho ngaho agakira cyangwa se akabona ubuhungiro. Ibi nabyo bitwereka neza ukuntu rimwe na rimwe abantu ni nka bya bindi bavuga ngo ubuntu butangaje, ati dukomeze dukora ibyaha. Pawulo abivuga ngo kugira ngo ubuntu nabwo bukomeze bubwire hoya. Ntabwo ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko umuntu afite uburenganzira bwo gukora icyaha cyangwa se gukomeza gukora. Ariko birashoboka, turabana b'abantu, ushobora gukora icyaha mu buryo utatekerezaga, mu buryo kikugwiriye, ariko cyangwa se ukaba wakwica umuntu nk'uko nk'ibi turi kwiga bya accident, ariko mu by'ukuri nabwo Imana yashizeho uburyo yagombaga kugucungura. Imana imaze gushiraho iyo midugudu, hari uburyo uwo muntu yagombaga kuba muri uwo mudugudu akagumamo, akazabona uburenganzira bwo gusohoka, ari uko byibuze umutambyi mukuru wari uriho icyo gihe yakoraga icyaha apfuye. Ni ukuvuga ngo uwo mutambyi mukuru amaze gupfa, nibwo uwo muntu wishe umuntu atabigambiriwe wahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro, nibwo yashoboraga kubohorwa akaba umudendeza, akaba yasubira n'iwabo aho yaratuye. Naho icyo gihe cyose bitaragira ntabwo yashoboraga kuba yabohorwa, kuko iyo yageraga hanze bashoboraga kumwica. Byatumye ntekereza, ndavuga ati ariko aba bantu babaga bari muri uwo mudugudu bicaye muri iyo myaka, bashobora kuba n'isengesho ryabo kwari ugusenga ngo umutambyi mukuru apfe.
ariko nanone bituma nanone nibaza ndavuga ati nk'umubyeyi w'uwo mutambyi, nyina w'uwo mutambyi we yasengaga iki? Yashoboraga nawe kuba asenga ati Imana, umwana wanjye akomeza arambe cyangwa agumeho. Reka turebere hamwe twihuse iyi midugudu uko ari 6. Iburasirazuba cyangwa se reka mbyite ngo hakuno ya Yorodani, bitewe naho bambukiye, hari umudugudu witwa Kadeshi. Uyu mudugudu witwa Kadeshi usobanura iki? Mu Cyongereza bivuga ngo ni sanctuary, mbese kwera. Muraza gusanga iyi midugudu n'amazina yayo twihuse nko ku mwanya atari munini, mu by'ukuri ibi byose ni ibigaragaza Yesu Kristo n'urukundo rwe n'ukuntu atangaje, kuko niwe buhungiro bwacu. Kadeshi bisobanura ngo holy cyangwa se uwera, nico bisobanura. Nukuvuga ngo muri uyu mudugudu bahungiragamo, uyu mudugudu wa Kadeshi wari mu majyaruguru ya Kanani ndetse mu muryango w'Abanafutali, usobanura uwera. Ni umudugudu mu by'ukuri ufite ishusho ugaragaza yuko aho duhungira kuri Yesu ni uwera, n'ukiranuka, n'uwejejwe. Umudugudu wa kabiri w'iburasirazuba ni Shekemu. Shekemu bisobanura urutugu, holder cyangwa se shoulder, urutugu rw'umuntu. Nabyo bigaragaza neza, niba twagiye twiga rimwe na rimwe n'abandi murabizi, umutambyi iyo yajyaga gutamba hari imyenda yabaga yambaye, kandi ku rutugu rwe habaga hariho amazina y'imiryango y'Abisirayeli. Ku ruhande rumwe amazina 6, ku rundi ruhande ayandi 6. Aha naho bakagaragaza yuko uyu mudugudu witwa Shekemu usobanura urutugu, mu by'ukuri byashakaga kugaragaza yuko uwo duhungiyeho ni umutambyi mukuru, niwe utwikorerera, niwe utuserukira imbere y'Imana, atwikoreye yikoreye n'ibyaha byacu. Hakaba umudugudu witwa Heburoni. Heburoni bisobanura alliance cyangwa se gufatanya cyangwa se kungwa, guteranwa. Iyi Heburoni nabyo bigaragaza yuko uyu mudugudu niwo wagendaga ukunga abantu, wa muntu wagezemo nawe akaba nk'umwe muri bo, kungwa ni alliance n'Imana. Hakaza imidugudu yindi yari mu gice cy'iburengerazuba cya West witwa Beseri. Beseri bisobanura fortification cyangwa se gukomezwa, ubuhungiro, n'agakiza kacu, ni strong hold, ni urutare rukomeye, aho duhungira ni ahantu hakomeye. Hakaza undi mudugudu witwa Ramoti yi Geleyadi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, naho byo bigasobanura ngo ni high cyangwa se exalted, no gushirwa hejuru. Umwami Yesu yashizwe hejuru, ari hejuru n'izina rye, n'izina risumba amazina yose. Hanyuma hakaza umudugudu wundi witwa Golan cyangwa se bivuga joy or exaltation cyangwa se umunezero. Nabyo bivuga yuko iyo duhungiye mu mwami niho tubonera umunezero. Ntabwo mu by'ukuri umwanya ntabwo udukundira kujya mu gucukumbura cyangwa se kuvuga byinshi ku bw'iyi midugudu n'amazina yayo n'insobanuro, ariko ndagira ngo mbereke ishusho y'ukuntu Imana yaduteguriye ubuhungiro n'ukuntu yaturinze urupfu. Reka tugana ku musozo mbabwire ngo Imana muri iyi nkuru twasomye twabonye yuko hari umuhozi cyangwa se umuntu washakaga kwihorera kugira ngo umuvandimwe we wishwe cyangwa se bishe nawe amuhorere. Ndetse tubona n'uyu muntu wishe atabyitumye cyangwa se atabigambiriye. Noneho tubona ni gute uyu gatozi yakwiyunga n'Imana, cyangwa se uyu muntu wishe agomba kwiyunga n'Imana. Nagira ngo twongere dusubire inyuma nk'uko natangiye mbivuga, turebe urukundo Imana yadukunze.
reba ukuntu yakunze abisirayeli ikabashiriraho n'uburyo bagombaga naho bagombaga guhungira. Imana yadukunze mu buryo butangaje, ituremera uburyo igomba kuturokora, kandi ikaturokora ndetse n'urubanza yakagombye kuducira, ariko ishiraho. Ni ukuvuga ngo Imana yashizeho kuvuga ngo nutayizera uzapfa urimbuke, ariko nuyizera cyangwa se niwizera Yesu uzakizwa. Ku ruhande rumwe hari urubanza Imana yateguye, reka mvuge ngo ndetse nagereranya ni nk'umuhozi ugiye ugomba gushaka kwihorera umuntu wamuhemukiye, ariko ku rundi ruhanda ishiraho n'imidugudu y'ubuhungiro. Iravuga ati uyu muntu wancumuyeho mu by'ukuri niyiruka akagera ahangaha arakira, ariko ku rundi ruhande natahagera arahura n'urubanza kandi agomba kwicwa. Nubwo rukundo Imana yadukunze, Imana mu by'ukuri nubwo twayihemukiye, nubwo twayicumuyeho, Imana yashizeho uburyo tugomba gukira, idutegurira Yesu nk'umwami n'umukiza. Iravuga ati mwa bantu banjye naremwe, ndababwira ngo nimwumva hano ukiruka ukaza ukagera hano mu marembo ukihana, kuko wa muntu iyo yabaga mbere yo kwinjira mu mudugudu w'ubuhungiro icyo yaravugaga ati mwa bantu mwa basaza bakuru, ndaje imbere nakoze iki niki, narindi mu nkora iki niki, hanyuma ishoka irancika yica umuntu, none ndaje ngo mumbabarire munkize, noye gupfa noye kwicwa cyangwa se noye kurimburwa. Bakamwakira kandi bakamuhisha. Ntabwo yashoboraga kwicwa na rimwe yageze mu mudugudu w'ubuhungiro kugeza umutambyi mukuru apfuye. Imana nayo iratubwira ngo mwa bantu banje, dore nashizeho inzira, nimwiruke muje muri Kristo Yesu, nimwagera ku marembo wihane, kandi ni wakwihana uvuye inyuma. Ndagira ngo mbabwire uriya muntu iyo yageraga hariya akabesha, bamara mufataga bakamusubiza inyuma, wa muhozi akaza akamwica. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nugera ku marembo, nugera kuri Yesu, atura ibyaha byawe, uvuge neza ibyaha wakoze, arakureka winjire mu buhungiro. Ni wamara kwinjira mu buhungiro, Imana nayo irakubabarira. Ni nayo mpamvu yatanze uriya mutambyi mukuru ari we Yesu Kristo, kugira ngo apfire isi yose. Mwibuke yuko hahandi twasomye havuze neza ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntabwo byari Abisirayeli gusa, n'abanyamahanga bari baturanye nabo, n'imbata zabo cyangwa se abaja babo bari batuyeho. Agakiza ni akacu twese, umuntu wese yagenewe kwakira agakiza, kandi ubuhungiro burahari. Bene data, ndagira ngo mbasabe nimuze tuje mu midugudu y'ubuhungiro, kandi iyo ngiyo nta yindi. Kandi niba tutayihungiyemo, igihe cy'urubanza nicyagera, umwami Imana niwe wenyine uzaducira urubanza, azaduhana, kandi mu by'ukuri yari yaradushiriyeho uburyo. Abantu rero bumva ijambo ry'Imana bakinangira imitima yabo ntibakizwe, abo ngabo bameze nka wa wundi utinda hanze, cyangwa se washoboraga kuba yagwa mu ikosa nk'iryo. Umwanzi cyangwa umuhozi iyo yamugeragaho yagombaga kuza akamurimbura. Namwe abantu bumva ijambo ry'Imana ntimuryakire ngo mwirukire mu midugudu y'ubuhungiro, mugende mwatura ibyaha byanyu. Umwami Imana ne yagaruka azabahana, cyangwa se ntuzi n'igihe cyawe, igihe uzarangiriza kuri iyi si, nusoza utihanye kurimbuka kurahari. Imana ibaha umugisha. Imana ndagushimiye ko kuri mwiza kandi ugira neza, ndagushimiye ko wadushiriyeho ubuhungiro, kandi ukaba ari umudugudu wa wundi w'ibyishimo, umudugudu umwami Imana yo mu ijuru ukomeye w'imbaraga, abawuhungiyemo bose bafite amahoro. Ndasaba kugira ngo Data we mu ijuru iri jambo rigere ku muntu wese uryumva, asobanukirwe neza ko ari we umwami w'abami, ko ari we umudugudu ukomeye w'ubuhungiro, maze nawe aguhungiremo, umuha amahoro, umuha agakiza, anamenye yuko wapfuye ukazuka. Uyu munsi mwami Imana yo mu ijuru kudutegurira ibyicaro. Icyubahiro ni cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.